Inzu nziza iri mu kagari ka Byahi haruguru gato ya stade, naho dukunze kuyita ku Ntare, ni hafi neza na sitasiyo ihari, uzamuka werekera mu muhanda ugera kuri rond-point ya Byahi. Aha hantu ni inzu nziza yubatswe neza ikomeye nk'uko mubireba, harimo ibyumba 4, salo, salle à manger ndetse na douche na toilette ebyiri mu nzu. Aha hantu ni heza ndahagutoye. Icyumba kiri principal, uko ubona salo yubatse niko icyumba kiri muri principal kimeze. Ni umuntu wayubatse ashaka kuhaba, ariko bibaye ngombwa ko agurisha. Buri muntu agira impamvu zatuma agurisha tuba tudakwiriye no kumenya, nize bwite. Aha hantu hafite inzu yo hanze dukunze kwita inzu y'umukozi ndetse n'igikoni cyo hanze. Twibagiye kubabwira ko harimo n'igikoni cyo mu nzu. Murabona ko ari ahantu heza, ku nkuta ni ya masima yitwa Master na kamarangi. Murabona ko imbere mu nzu harimo ya makaro meza, ikaba ifite gypsum, plafond ni gypsum nk'ibisanzwe. Hano hantu rero haragurishwa miliyoni 70 z'amanyarwanda. Gusa hashobora kubonekamo ibiganiro uje mbere, ariko uje wakerewe ibiganiro bishobora kutaboneka. Muduhamagare kuri 078 387 555. Muze mwihahire kandi ibintu birambye bikomeye byiza. Gisenyi komisiyoneri turahari ku bwanyu. Muduhamagare kuri za nimero twabahaye maze mwihahira aha hantu. Ikindi, abantu baherereye mu burasirazuba, iburengera bwaryo, muri Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, mwese turabasuhuje. Aho muri mumenye ko tubazirikana. Abadiaspora mwese muba hanze turahari ku bwanyu. Turabibona ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Mukomera aho muri kandi tubizeje kutazabatenguha mu byo tubagomba, cyane cyane imitungo itimukanwa. Turahari rwose. Mutwandikire kuri 078 387 tubitsa ko iyi nzu iri mu kibanza gifite ubuso 320. Ni ukuvuga ko ikibanza cyuzuye. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda cyane.